ariko nimba usigaye ujya ku gatuti Yego. ukumva amajwi y'abantu kandi avugira muri wowe akubwira ngo aho ntuhasome aho ntuhasome bakakubuza kuhasoma cyane kubera iki? kubera ko ugiye kuvuga ukuri ni ukuvuga ugira ngo ushobore izo mbaraga unazisobanukirwe ko hari ibintu bijya bishaka kukurwanya cyangwa kukuvangira cyangwa bigutsikamiye nabyo ni izindi mbaraga ahubwo Imana ikeneye ba bantu bitwa ibiharamagara ba bandi bavugisha ukuri kandi bakavuga Imana yavuze kandi nigeze kubihanura hano Satani yazamuye umwuka izo mbaraga nizo ziri gutuma abantu bavangirirwa ku bandi nacyo kinzanye hano Imana yambwiye ngo mbwire abantu bahumuke bave mu bujiji kamuvangira hatuye umugore n'uwawe mwamara kubana hatuye uwawe shaka undi burya yari igitambo akamata ariko nubwo uwo mugore umushatse si uwawe n'uwo mwana si uwawe kandi abizi neza rwose uzi yuko na DNA bayica abadayimoni yica DNA y'amaraso barayica rwose si imitongero haratongera bati umwana wa Evode asanga amaraso adahuye naye bibaho se bibaho nyine DNA barazica barangi reka mbivuge n'ubundi ni hahandi uyu munsi rero umuhanuzi utari gufata umwanya ngasenga barangi bamuvangirirwaho bakamuvugiramo ntabimenye yewe nakodesheje ahantu umuntu ankunze ntiyabimbwira urumva w'umugabo hantwaza igitugu naho aho hantu nakodesheje ni mu barangi ntakwiyiriza ubusa nkabona nkaterwa n'intozi zikuzura inzu zikuzura no hejuru none hatangira kujya mvugiramo akajya mvugiramo akuvugiramo hamvugiramo akabimbwira ngo nzagufata ku ngufu avugira muri wowe ijwi rye rikaza muri njye ati nzagufata ku ngufu nutampa najya gusenga Imana ikambwira ngo nkurinze gufatwa ku ngufu uyu munsi hariho imyuka iri kuyobya abantu rwose abantu nje kuburira rero byanyabyo ni abakobwa ntabwo nje gutesha abagenzi banjye agaciro nanjye ndi umuhanuzi ariko twarinjiriwe abahanuzi twarinjiriwe ntabwo iki kintu nta muntu uri bukinereremo amabuye yaba ukomeye yaba uworoheje mube maso Satani arinjira niba byaraturutse ku burangare bw'abarokore kuko ikintu kiri gusenya abantu nta magambo ava mu mitima yabo abantu genje kubaha message yo kugira ngo abakikanyakanya ayo majwi bazajya yashya muri iki gitubo n'igiti kiri kuvuga nta muntu urimo reka nanjye gusuhuza abadukurikiye ni byaracyo bakomeye cyane guratse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagushimira aho wiherereye hose ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka nkwifurize kugubwa neza kandi umuhaye Nyagasani abane nawe kuri kamera ndi kumwe na Diane Nyiraneza yego amakuru ni meza ari kuvuga gake rero uyegereze mikrofone abadukurikiye babashe kumva neza yiga amakuru ni meza kuje gake uvuga gake hari ugira ngo nseke gutanyega mvuga gake ngo ubahongorera hano mu buzima busanzwe ubahongorera ndisanze kunsakuza ariko biza rimwe na rimwe nyine yegereze mikrofone ntabwo turi kukumva rimwe na rimwe nibwo biza mvuga cyane nyine uvuga cyane hagenze hate byagenze bite birizana iyo ndi mwifuhe niho mvuga cyane ujya mwifuhe byagenze bite dia hari igihe ngira ifuhe ngo ngucungire hafi utaza kugira hari igihe ngira ifuhe cyane nko mu murimo w'Imana nareba ibiri gukorerwamo nkumva ndarakaye nyine nkagira ifuhe cyangwa hari ikindi kintu kimbangamiye hari ibintu ujya ubona nko kuri iyi mihanda se ukabona byagutera ifuhe
iyi mihanda ndabona abantu barayivuyeho da nanjye ni ukujya nza gake. none se tutagiye guca kure umaze igihe abantu wajyaga wakira ntabwo uzi uko bangana ba bandi bose bagiye ko nta kibazo n'abatewo abahanuzi mbese baragiye twarababuze baguruka bari nuko nyine ibintu byivanze ibintu byarivanze abantu babaye bategereje Yesu batujemo gake azacurwa nyuma nose ko twaturi mu matora se amatora se abuza abantu kuvuga ubutumwa ariko urumva ni abantu babashyize umutima ariko buriya ni nabyo byiza niho Imana yatuma abantu ubwo bibaha amakuru ariko abagomba gutumwa yarabatumye nta bantu se baje bakatubwira ku matora ubwo abari batumwe muri icyo gihe baratumwe wasanga wenda bari bazagaruka abagiye bazagaruka biriya barimo barara cyangwa haze n'abandi bashya ni ngombwa ko Imana ihora ituma abantu bamwe se bari mu gapoze niko ni ngombwa ko Imana ituma abantu bamwe hazaza n'abandi izatuma abandi reka Imana ifite abakozi benshi nimwanga no kuvuga izatuma n'amabuye reka ntitwabura kuvuga tubuzwa n'iki se erega ibintu byarivanze vo uzi ko usigaye ujya kuvuga ubutumwa ukumva hari amajwi akubwira ngo vuga ibi uzi ko umuntu ugiye kuvuga Imana muri ibi bihe ari umuntu koko washyizweho ikimenyetso nayo apana babandi babyigana umuntu wahamagawe n'Imana yego niwe ugiye kuyivugira muri ibi bihe abandi se nyine sinavuga ngo naba ariko nimba usigaye ujya ku gatuti ukumva amajwi y'abantu kandi avugira muri wowe akubwira ngo aho ntuhasome aho ntuhasome bakakubuza kuhasoma kubera iki kubera ko ugiye kuvuga ukuri cyangwa wajya guhanura uri mu buhanuzi uri mu rusinga bakakubwira ngo wavangiwe ukumva amajwi mu mutima wawe akubwira ko wava kandi uri mukuri urimo uvuga iby'Imana yavuze urumva muri iki kibuga se hari ibyo gukeniramo bihari none se hari amagambo mutakemera gusoma muri Bibiliya amagambo yose turayasoma none se bayababuza kubera iki birimo byose upfa kuba byanditswe kuki babibabuza byanditswe nyine ni Satani uri kurwanya umurimo w'Imana nuko ngo Satani we yagwije abanyamuhamagaro urumva Satani agwije abanyamuhamagaro be agwije umubare w'abarimbuka nimba rero ubwami bwa Satani ari bwo buyoboye cyangwa ari bwo buri gukorera mu isi y'umwijima ni imbaraga ziri gutsikamira ijambo ry'Imana kandi tuzi neza ko ibyanditswe byahumetswe n'Imana ari ibyo by'ukuri ari bwo buhanuzi butavangiye ni ukuvuga ngo nimba uyu munsi noneho ugomba guhanura iby'amarangamutima ntuhanure iby'Imana yavuze bitewe n'iki na ya majwi avugira mu mutima wawe ni ukuvuga ugira ngo ushobore izo mbaraga unazisobanukirwe ko hari ibintu bijya bishaka kukurwanya cyangwa kukuvangira cyangwa bigutsikamiye nabyo ni izindi mbaraga ahubwo Imana ikeneye ba bantu bitwa ibiharamagara ba bandi bavugisha ukuri kandi bakavuga Imana yavuze ba bandi batagira ubwoba kandi badatinya abo nibo bazakora umurimo kandi bakanemerwa n'Imana n'abantu kuko icyo gihe nimba uri mugeragezwa n'izo mbaraga ibyo bavuze ukabivuga ibyizo badayimoni bagukoresheje ukabishyigikira ukabivuga ntumenye ko wavangiwe ntumenye yuko bakuvangiriweho ntumenye niyo mpamvu ni uriya muntu twarimo tuvuga uriya muntu
mugenzi wacu nawe buriya nuko byagenze, abantu bari gutanga ibitambo mu bantu, urumva ngo ibitambo buriya mu minsi yashize twari twarayobewe igitera devoruse cyane. Satani kandi nigeze kubihanura hano, Satani yazamuye umwuka w'ubusambanyi, abadayimoni ibihumbi bava ikuzimu baje gusenya ingo, baje guca urukundo rw'ukuri. Nigeze kubibwiriza hano ko abantu urukundo rwabashizemo bafite urwa pirate, ariko nari nkibaza Imana impamvu zitera ibyo bintu. Ndero nabo badayimoni bujuje umwuka w'irari mu bantu. Urumva uyu munsi urashaka ukumva amajwi akubwira ati uyu mugore mugira igitambo, ushaka undi uyabe igitambo. Ese abi igitambo ati usenga ufata umuntu ukamugira igitambo gute kandi usenga? Biriho se ko hari abatamba abagore babo? Biriho nyine. None se ko nta tegeko rirajyaho rivuga ngo umuntu yashatse umugore basezeranye ngo none namuvane hashaka undi kandi nta kintu kigaragara? Buriya n'uriya mwana nuwe, ahubwo nuko buriya abadayimoni bashatse kumwigundiriza, babona ubundi Satani yabona uzaba uw'umumaro, abari ugutesha agaciro, kuko ntabwo Satani yinjira ahantu ubutunzi butari. Satani yinjira ahantu azakura igifatika. Satani yinjira ahantu abona azagusha, mbese azagira ibintu yangiza ku Mana. Iyo Satani abona umuvugabutumwa ari uw'umumaro amugabaho ibitero, haje imbaraga zikomeye zituruka mu barangi. Izo mbaraga nizo ziri gutuma abantu bavangirirwa ku bandi. Nacyo kinzanye hano. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bahumuke, bave mu bujiji, bareke kwishinga abahanuzi bo mu minsi y'imperuka. Abantu bari kuvangirwa neza rwose, bakavangirwa, agahanura iby'abarangi bamubwiye, bamuvugiyemo bakamuvangira. Hatuye umugore n'uwawe, mwamara kubana atuye usi uwawe, shaka undi burya yari igitambo. Izo ni imbaraga z'umwijima Satani arimo akwiza akoresheje abantu. Yego Dia, ngira ngo wenda wari usa nkaho ubikomojeho gatoya. Umuntu mu kanze twaganiragaho ni umuhanzi bita Platini n'umugore baherutse gutandukana byemewe n'amategeko. Niba ntibeshye ndumva ndumva urukiko rwarabyemeje muri iyi minsi. Yaba Platini n'umugore twabivuga nyine kuko turi kuvuga ku ngo, kuri divorce n'iki. Niyo mpamvu abantu bataza kugira ngo ndara kundi twabiganira ko nubwo buryo twabiganira wa mugane reka duhite tunabizana muri iki kiganiro tubivuge uko n'undi wabikomojeho. Urumva Platini n'umugore ngira ngo bashyingiranwe byemewe n'amategeko muri 2021 mu kwezi kwa gatatu niba ntibeshye, ariko mu kwa mbere k'uyu mwaka nibwo byamenyekanye ko aribwo batanze ikirego mu rukiko basaba gutandukana ku bushake bwabo. Bo mu myanzuro y'urukiko ari naho ahantu wenda cyane tuza kureba, ubundi byari bizwi ko Platini n'uriya mugore babyaranye, ariko mu myanzuro y'urukiko harimo ko Platini atazabazwa indezo kuko nta mwana bafitanye. Ariko twe turabizi ko bari barabyaranye, niko twe tubizi. Urumva biza bishimangira amakuru yigeze kuvuga umwaka ushize, ari nabwo bisa nkaho byamenyekanye kuri urwo rwa Platini rwasenyutse, bishimangira ko Platini ngo ashobora kuba yarapimisha ADN agasanga umwana atari uwe. Yego. Ubwo urumva bifite aho byaturutse kugira ngo ajye gupimisha, ko ntabwo ntekereza ko Platini yabyutse mu gitondo ngo ajye gupimisha umwana. Yego. Nyine yumvaga ayo majwi n'abantu bigeze abahanuzi. Uzi ko abantu bashatse gufata Imana nk'inyantege nke, mbese bashatse gukuraho izina Imana kugira ngo bo bagaragaze ibitangaza biri live byihuta. Yego. Urumva tuzi neza ko iyo dusenze Imana dutegereza ikazadusubiza. Abantu b'iyi minsi, ndeka mvuga abantu kuko abakristo ni bake, ni 1%. Umuntu rwose ubasha gusobanukirwa ubwiro bw'aba bantu ntabwo ari bose.
ntabwo ari bose kuko abantu benshi uzasanga bafite ayo majwi kandi bemera kuyoborwa nayo. Noneho rero dore ahantu abantu bapfiriye. Nimba yarateye inda akamata ariko nubwo uwo mugore umushatse si uwawe, n'uwo mwana si uwawe kandi abizi neza rwose. Uzi yuko na DNA bayica abadayimoni, yica DNA y'amaraso, barayica rwose. Si imitongero, ni imitongero. Haratongera bati umwana wa Evode najya gukoresha DNA azasanga ari uwanjye, asanga amaraso adahuye naye. Bibaho se? Bibaho nyine, bibaho. Ubundi abantu bamenye ubwenge ku isura ukabona ko musa ari uwawe ukareka kumva amabwire. DNA barazica barangi, reka mbivuge n'ubundi ni hahandi. Haleluya. Ukuri guca muziko ni gushya. Niba ndi umukozi w'Imana ntabwo ngomba kuzabazwa ibi bintu by'ivangirwa. Ndi kubona abantu barimo bapfa, abantu barimo barasenya, abantu bari kubabaza abandi binyuze mu buhanuzi bw'ibinyoma. Mubitekereze namwe banyamakuru mwakira abahanuzi. Muyitondera abantu mwakira hano kuri izi mbuga. Abenshi baba babwi ibyo bagomba kuza kuvuga ahangaha, bavugirwamo n'amajwi. Akavuga ukagira ngo niwe uri mu bivuga kandi ari uwundi umuvugiramo. Ku buryo neza umwana ashobora kuba ari uwawe ariko bakabitongera, wajya gupimisha bagasanga amaraso akakuvaho ahubwo akanavuka kwanga, avuga ko utari na se cyangwa utari na nyina kandi ari we wamubyaye wamugiriye no kugisa. Njyewe umuntu yaranyanze anteza abarangi. Reka ntanga ubu buhamya abantu babyumve. Yego. Kugira ngo n'ikindi gihe aba bantu bakorana n'iyi myuka bamenye ko twabamenye iyo myuka yabo, bareba ahantu bayipfundikirira. Nimba bayijyana mu marimbi, nimba bashaka igikono bayishyiramo, bareba ahantu bapfundikirira ibi bintu byabo, kubera ko twe twaremwe n'Imana kandi nabo baremwe n'Imana. Nimba noneho ahantu bigeze ugomba gufata umwana w'umuntu nyina hari ukamubwira ngo uyu si nyoko, umwana akakwanga. Akakwanga akajya avuga ko utari nyina, utamubyaye kandi waramubyaye. Urumva ko bigeze ku rwego ruteye n'isesemi. Imana niza kurimbura isi ntihazagira abantu bashyiraho komantere. Imana nihana abantu, ntihazagira umuntu utera komantere kuko biyiteye isesemi. Biyiteye isesemi ibintu abantu bari gukora, ibintu biri kubera ku isi n'agahomamunwa. Uyu munsi ntabwo Imana ikiri imbere. Imbaraga z'Imana ziratsikamiwe. Uyu munsi ni ugusengera ku majwi, uyu munsi ni ugusengana n'abarangi. Nta muntu ukerekwa yuko abarangi babaho, reka ahubwo reka tumenye ubwenge kandi dusobanuze Imana ikorera muri twe iyo ariyo izadushyigikira. Abantu bose buzuye iyo myuka ntabwo babizi ko imyuka y'abarangi ari yibakoreramo, ntabwo babizi. Uzi kugira ngo mbimenye nafashe ibihe byo gusenga, mbwira Imana nti Mana, ndabona ibintu birimo bipfa, ndabona abantu bamvangirirwaho, ndashaka kumenya nimba uri Imana iri muri njye. Ndashaka kubimenya, ndashaka gusobanukirwa amajwi n'ijwi ryawe bya nyabyo. Mfata ibihe ndasenga, ndabimenya. Uyu munsi rero umuhanuzi utari gufata umwanya ngasenga, barangi bamuvangirirwaho bakamuvugiramo ntabimenye neza. None se ibya Platini urabihuza gute no kuba? Dore uko mbihuza. Yego. Yewe nakodesheje ahantu, nkodesheje ahantu
umuntu ankunze ntiyabimbwira urumva w'umugabo yari ni umusore ariko wabyaye nyine w'indaya mbese reka mbishyire muri urwo rwego noneho njyewe antwaza igitugu naho aho hantu nakodesheje ni mu Barangi ndarara nsenga nkumva ibindi bicuragura nakwiyiriza ubusa nkabona nkaterwa n'intozi zikuzura inzu zikuzura no hejuru ukigura ikintozi ndi gusenga ubwo ngo ni imbaraga zije kundwanya za ntozi iyo zazaga nararwaraga amasengesho nkayasoza ndwaye noneho Imana iza kumbwira ati hari umuntu urimo kugendaho kandi nta rukundo agufitiye arashaka kugutamba urumva wari waramwemereye urukundo se reka nta nubwo twari twaravuganye jewe narasenze Imana irabimbwira ariko nkajya mbona amajesita akora akajya anyuraho yigira gutya ese uyu muntu katari mu rwego rwanjye katari mu marangamutima yanjye ubu nahurira hehe nawe urumva ubu nahurira hehe nawe ubu nahurira hehe n'ibintu akora ko ari umusinzi azana abagore buri munsi ubu nahurira hehe nawe noneho atangira kujya mvugiramo akuvugiramo hamvugiramo akabimbwira ngo nzagufata ku ngufu avugira muri wowe ijwi rye rikaza muri njye twari tuzi ko yewe nibwo bwa mbere nari mbyumvisha ati nzagufata ku ngufu nutampa najya gusenga Imana ikambwira ngo nkurinze gufatwa ku ngufu ati waragambaniwe ahantu utuye hari imyuka y'Abarangi have uzi kugira ngo mpave nanayatayemo amafaranga nyatamo ayo wishyuye ayo nishyuye nyatamo njya gukodesha indi nzu ngiye nsanga banshandikishirije noneho hari umupfumu wabo umva banyangishije umwana nabyaye akajya ndeba agaciro akambwira ngo Mugisha akambwira ngo wowe ntabwo uri mama ngo wowe ntabwo uri mama ngo uzanshakire mama wambyaye umwana w'imyaka 7 ntabwo ndi mama wawe ngaseka bumva ari ibintu by'inzozi umwana aranyanga n'ibiryo netse akancunga kujisha akajya kubimena yumvaga amajwi amubwira ko nzamuroga uwo mwana wawe none se yaryaga he yaragiye gupfa ahubwo yaryaga he se ibiryo akajya kubimena ngo utazamuroga umwana nabyaye najya kumusengera akambuza akiruka akipfukirana none se byaje gukira bite narasenze mumva nkubwira narasenze Imana ibonye ngiye guhera umwuka iramungarurira yajyaga muri tuwarete akagumayo noneho iyo yavagayo yazaga ambwira iyo byamuvagamo nyine maze gusenga yarambwiraga ati uyu muntu duturanye yaje amfata akaboko anjyana muri tuwarete akajya ambwira ngo jya muri tuwarete yaranamubwira ngo icara aho wituma akicara akahituma umwana narasenze ngo abuguni ubwenge yari afite wagira ngo ni nk'igikombe bamushyizemo barabudaha neza asigara ari ikintu cy'igipupe utabwira ngo iyambure uwo mwenda ngo awiyambure kiriya gihembwe cyashize umwana wanjye ntiyigeze yiga nari ndimo ndwana n'imbaraga zimurimo noneho ibyo ni ibyavuba nzira uwo muntu se noneho njyewe ndagenda ndabimubwira ku munwa ndamubwira ni umuntu usakunda undi ku gitugu iyo myuka yawe hari aho ihuriye n'iki Imana yashyize muri njye iyo myuka yawe urabona njyewe nabana nayo nabangikana nayo umwana abaho n'abarimu barabizi
umwana baho namujyana ku ishuri akagenda akajunjama ari kumva amajwi ari kumva abantu bamuvugiramo noneho akajya ambwira ati ma aterega kwiga ntaho njya ati ntaho njya ati urabizi ati ndumva ijwi rimbwira ngo ngiye gupfa ati yaba nari mpfuye ati urabizi ati impanuka iranyica nkamufata nkamujyana ku ishuri ku ngufu ngo batamugonga. Aho niho namenyeye ko hari imbaraga zindi zateye ziri kurwanya abantu b'Imana. Urumva? N'uyu munsi ubona ko hakirimo akantu ariko yarancitse pe. Ariko nasenze isengesho bita ubukunguzi. Ngira Imana ni Imana. Ngiye gusenga isengesho ntigeze nsenga. Aba bantu uzabashyire ku karubanda nyamara batangiye kujya ku karubanda. Aba bantu bakorana n'imyuka y'abarangi bayivemo. Basenga Imana yacu irakora. Kuki abantu bameze nka cya gihugu cya Egiputa. Muri Egiputa ntabwo Farawo yemeraga ko Imana y'Abisiraheli izakora ibitangaza ikabavana mu buretwa, ntabwo yabyemeraga. Ahubwo baraga banga umuntu ndusha amaboko ninde. Uyu munsi uraganira n'umuntu umuvuga ijambo ry'Imana agatangira kukubaza ngo kandi ubona nawe asenga, agatangira kukubaza ngo ubundi si Imana ivuga iti, ngo tubwire uko Imana ivuga. None se uri umukristo wasenze Imana? None se wowe uri umunyagice? Wareba ugasanga si umunyagice yabatijwe mu mazi menshi arasenga. Se uyu muntu umbaza ngo Imana ivuga ite kandi avuga Imana nawe ayivuga, ubu ni umuntu muzima cyangwa nawe arimo yamyuka? Ukumva biragucanze. Aho ngaho wasengeye Imana yagukoreye kandi nawe asenga ukumva ibintu byacanze abantu. Ahubwo abantu bave mu bujiji. Uyu munsi hariho imyuka iri kuyobya abantu rwose nyinshi, abantu batazayimenya bazagwa. Urumva? Abantu nje kuburira rero byanyabyo ni abakobwa. Abantu nje kuburira muri iki kibuga ni abakobwa. N'ubutumwa n'ubuhanuzi cyangwa ni inama ushaka gutanga? N'ubutumwa. N'ubutumwa. Kandi burimo n'ubuhanuzi. Kandi sinavangiwe. Abantu bitonde basenga. Senga Imana uhibaza inzira. Niba umuntu akubwiye ko agukunda, baza Imana neza. Senga ufate ibihe byo gusenga, ureka abantu baza kukubwira ngo Imana yavuze ngo uriya n'uwawe. Kuko dore aho uzabimenyera ko atari uwawe nuko muzabana mu mezi 5 agahita akubwira ko bamuvangiriweho utari uwo. Kandi Imana ntitanga pirate. Ese nagushaka kwemera ko umuntu yaguhanurira ko uzabana na runaka? Ndabyemera. Ariko nanjye ngewe ikintu nifuriza abakristo b'iyi minsi, yego, ndabifuriza ngo ntabwo nje gutesha abagenzi banjye agaciro, nanjye ndi umuhanuzi. Ariko twarinjiriwe, abahanuzi twarinjiriwe. Ntabwo iki kintu nta muntu uri bukinereremo amabuye, yaba ukomeye yaba uworoheje. Abahanuzi twarinjiriwe. Ahubwo nimba bamuhanuriye bakamubwira ngo Imana iravuze. Imana zabaye nyinshi vo. Yego. Imana zabaye nyinshi, n'abarangi bagira Imana yabo, bagira na Yesu wabo. Ntabwo nje kubarwanya, ariko bari kuyobya umukumbi w'Imana. Kandi ijambo ryo ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo barimo baratubuza kwezwa. Nibo barimo bakwiza iyo myuka y'ubusambanyi mu bantu. Nibashyiraho idini ryabo tubimenye ko ari bo, bareke kuyoberanya mu madini basenya imitima y'abantu. Uyu munsi pasiteri ahagarara ku gatuti akabura ibyo abwiriza, aho yateguye hose barahamutanga ati nubwiriza ahangaha turakuvangira. Nubwiriza uzi ihohoterwa rituruka muri iyo myuka mibi. Aba bantu mubamenye.
mube maso mube maso. Satani arinjira umva arinjira niba byaraturutse ku burangare bw'abarokore ntabwo mbizi. Cengera igikuta cy'ijuru hariya gisatuyemo kabiri, ariko ndizera neza ko hakiri 7,000 bitarapfukamira Bayali, hakiriho abahanuzi badahanura ibyo babwiwe n'imyuka, ahubwo babwiwe n'Imana. Ndabyemera, amen, ko hakiriho abahanuzi b'ukuri. Ariko niba umusore aje kukubwira ngo aragukunda, banza umenye uwo muntu uwo ari we. Icyambere azakubeshya amazina, nuperereza usanga yakubwiye ko yitwa Petero, nugera Irunda bakubwire ko yitwa Kanani, nuhava nugera Inyanza bakubwire ko yitwa Minani. Uzasanga uwo muntu afite amazina menshi, kubera ko nta kuri ku murimo yoherejwe na Satani mu rukundo. Nta rukundo rw'umwimerere rwo muri Kristo Yesu rwicaye muri we, ahubwo abakobwa n'abagore mube maso. Ngo abafiyemeri kumva ngo nguriya ngo yatanzweho ibitambo, ibihe bitambusa, ibihe nyine bimeze biti, musobanukirwa. Ngewe nje guteza Imana abantu hano kuri iyi kamera, abantu basobanukirwe amajwi abarimo. Mbere yuko twinjira mu ntuza muri message nyirizina, mbere ko nguwo umwanya twahoze tuvuga ku kintu cya Platini n'umugore we. Kuri uravuga uti hari ukuntu wenda abadayimoni basigaye babyivangamo ibintu byo gupima ADN, amaraso n'iki, wadoye n'ubuhamya ukuntu umwana we yaje gukwanga kandi kubera nawe ari imyuka bari bamuteje. Ariko reka tugaruke kuri iyi couple. Kubwa kurumva ni ikintu kiganisha kuri divorce, koko cyane kose kuri divorce hari umuntu birenganiramo. Byaje bikunze uriya mwana hari ukuntu azabirenganiramo cyane, twabyemera tutabyemera. Azayoberwa se. Ashobora no kuba wenda muzi nta wamenya, kuko byose niyo byarageze aho nyina yemera ko batandukana nta kibazo. Bura nuko wenda ashobora kuzabwira umwana ati dore burya so n'uyu nguyu. Ariko na Platini ntekeza ko nk'umuntu wareze uriya mwana wamuvukiye mu biganza, ntekeza ko nawe byamusigiye igikomere ko kurera umwana imyaka hafi 2 yakuvukiye mu biganza umwana ugasanga atari uwawe. Ntekeza ko umuntu bikubwiye aba ari umugome kurenza abandi. Ngiye niko mbyemera ko bwanjye, kuko uriya mwana aba ari uwawe nubwo atari amaraso ariko n'uwawe. Hari igihe umuntu aza ari umugome, urumva kavuga ati uyu mwana wa Platini ni umusitari, wamushyiramo imyuka mibi nkamutangaho igitambo nanjye nkazamuhitingira. Ariko uzi ko abadayimoni bashaka kuduhitingiraho, agahitingira kuri uriya mwana se cyane nyine. Ati reka muhitingiraho, ngiye kumutera imyuka imutwara ubwenge ku buryo atari bumburanye ndetse atari bunandwanye. Ibyo bamubwiye akabyemera, bamwe ati umwana se wawe. Ariko koko nanjye nashatse umugore, ariko mbona koko inda yarihuse, wabona ataruwaye kandi atayari yarangije kugutwara ubwenge, arimo arakuyobora, arimo arakuyoboza imyuka ye ntiwabimenye. Urumva araza gukwita umutongera, agende nupima ADN koko usanga umwana se wawe kandi ari wowe wateye inda. Noneho nimba ari uko bimeze, bajye bapima umukobwa, urumva, bajye bapima umukobwa sida n'inda kwa muganga. Abantu ntibazajya bajya gusezerana, bajye bafata ikizame cy'inda, bafate n'icy'ubwandu, barebe nimba ibyo byangombwa byo kuba nta nda afite bihari. Yego, nuko bimeze. Niyo nama abasore mbagiriye. Kandi none se niwe bibayeho, niwe bibayeho se. None se wenda tubare ko iyo myuka ntayihari, cyangwa se wenda tubare ko niyo myuka ushobora kuba yaje. Cyangwa ntayihari, irahari cyangwa nawe ikurimo. Oya winterereza nge nayo mfite. Oya nayo mfite ngewe. Yifitese ntabwo kuyivuga. Tuvuge kuri yabaye umuterere, oya nawe ntayifite ariko. Nawe ntayifite. Urasengeye. Tuvuge kuriya uriya muhungu wenda bayimuterereje ariko babimubwiye, ariko akaba yagira ubwenge bwo kuvuga ko se kuyu mwana yamvukiye mu biganza ndarwana n'iki wakomeza nkamurera. Ntago bibi byari gushoboka. Nyine ndakubwira ngo iyo myuka yagufashe utubwenge, batangira kukuyoboza iyo myuka.
n'imbaraga zawe. Wowe nta bitekerezo byo kwigarura uba ugifite. Iyo nta mwuka wera w'Imana muyobozi uri muri wowe, barakuyobora bakanakuyobya. Ashobora no kukubwira ati genda uturiya mugore wawe wisangira uriya Diane niwe sezerano ryawe, niwe wawe, niwe kandi mwarasezeranye mubyaranye ari uwawe, ariko kuko yagutwaye ubwenge nta bitekerezo bya kimuntu gifite byo kwikontorora ngo umenye ikibi warimo arakuyobora, ahubwo ubwenge nibugaruka uraza gusanga wayobye. Ariko byarangiye nyine ntagarure warangije no guseba. Ahubwo ndasabira abantu Imana bongere basenge cyane, bafate ikirere bagikure muri izi mbaraga. None se Dia, wenda tuve kuri iyo myuka gatoya turebe muri rusange komantere zavuzwe ku gutandukana kw'aba bantu. Hari benshi bavuze bati nyamara niba ari ibyo ngibyo serivisi za ADN bazegereze hafi, abagabo bose tujye gupimisha abana. Kuri ibyo ntiwabishyigikira? Urazi wasanga benshi ayo maraso ntarayanduye. Ari ibyo bibaye itegeko ni umutongero bahita bakubita abagabo bose bafite abana. We imyuka tuyiveho iyo myuka turebe mu buzima busanzwe. Nyine umwikekaho ubona umwana wenda ukabona umushyiraho komanteri. Nawe washyigikira ko abantu bapimisha abana? DNA ukayitanga. Inyungu se zaba zirimo nzi. Nzi ko abana ari umugisha. Yego. Inyungu ubonamo ni ize zo kuba abantu twavuga ngo twese tujye gupimisha abana. N'ubundi gukoresha DNA ku mwana nta rukundo uba umufitiye. Urumva? Nta rukundo uba ufitiye nyina. Nta cyizere kiba gisanzwe muri wowe. Kuko umukunda ntabwo iyo DNA wayiha agaciro. Ariko ndimo ndakubwira ngo ngenda gusha kumbaraga ngewe zaguye ku mwana wanjye nizo ndi kugushaho. Umwana nabyaye nkamurera nkamubyara nkamukura mu nda yanjye nkamurera akanyarira mbese nkamwitaho nk'umubyeyi. Afite imyaka 7 nta nubwo yari yagera no kugira icyo yimarira. Ati wowe nturi mama, kandi ukabona koko ibintu ari kuvuga ntabwo ari uri kubyibwira. Afite izindi mbaraga zirimo zimudeturuna. Igitinyiro cy'umubyeyi cyamuvuyeho wari kukubona nk'inyamaswa, nta n'inkoni wamukubise utamuciriye no mu maso, nta n'icyo wamwima, kukubwira ko utamubyaye. Yego. Ari kukubwira ko n'ibiryo watetse atazongera kubirya, kandi ari umwana aracyafite ibitekerezo byo kuyoborwa by'abana. Sibyo? Yego. Reka dusenge Imana, ariko tureke kwihutira gufata imyanzuro y'ibintu. Ndagira ngo mbwira abapapa mubanze mutekereze neza ibintu biri kuba mu byitondere. Niwumva umutima uri kukwangisha umudamu wawe uzahita ufatiye akarago ubwira Imana ati Imana ndumva ibitekerezo byahindutse mu mutima wanjye, uyu ninjye cyangwa nta majwi ari muri njye, kuko babavugiramo ntimubimenye. Yego. Ukagira ngo ni ibitekerezo byawe rwose bikagutwaza igitugu bikakujyana bikakurenza intara. Yego. Dia, reka noneho twinjiye muri message, reka nguwe umwanya dusengere ubundi dusangize iyo message. Ariko uyu mugabo reka tumugarukeho gato, azihutire cyane gukizwa no gusengera uyu mwana, kuko uyu mwana ari muri rompo. Kubera iki? Hari igihe azaburase na nyina akabura uko abifata. Abatese uzi ko hari igihe uhura n'ikibazo ukabura uko ukisobanuramo. Abatese ko nzi ko uyu mugabo ari we wanjye, ari we twakoze ibi bintu byose, ari we twabyaranye uyu mwana, kubera iki basanze umwana ataro? Bibaye hari umugore yikeka nawe ko hari ahandi hantu yanyuze se?
none se namujyana aho yanyuze bakamwanga naho bakamubwira ati burya nagira ngo ndebe ubugoryi bwa ariko Satani urabuzi Imana ibaha agakiza basenge kandi ntibakihutire gusenya kumva amajwi akubwira ko umwana atari wawe umwana ni umugisha yari kwihangana akamurera akazareba ikizavamo nyuma yari kwihangana ntasenye urugo akareba ingeso z'uwo mugore ntahita asenya atongeye kubyara bati noneho reka ndebe ndabona uyu dusa reka ndebe nayongera kubyara noneho uhazabyara uko azaza se erega amaraso se ntapfa erega amaraso arapfa yego uzi amahembe ari muri iki kirere yewe nta bwoba mfite uzi ikintu kibi nuko navuga ibitari ariko ibi bintu abanyamwuka barabizi kandi barimo barabigenzuza gusenga ukuri kw'ibi bintu ni ugusenga none se wajya kurega imyuka reka dusenge yego reka dusabe ijambo ry'Imana yego reka dusome Matayo ibice 15 Matayo 15 umurongo waho w'10 turageza ku murongo waho wa 20 turangiza 15 y'icumi kugeza ku murongo wa 20 abango kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu ahubwo ikiva mu kanwa nicyo gihumanya nicyo kimuhumanya nicyo kimuhumanya maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa nimubareke nabarandata impumyi kandi nabo bahumye ariko impumyi y'iranda sindi zombi zigwa mu mwobo Petero aramusubiza ati dusobanurire uwo mugani aramubaza ati mbese namwe ntimurajijuka ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima nibyo bihumanya umuntu kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi kwica no gusambana no guheheta kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi 20 ibyo nibyo bihumanya umuntu ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu amen Imana ishimwe amen ahangaha rero Yesu yarashatse kubwira aba bantu abafarisayo yuko ibyo kurya ikintu cyose warya kitaguhumanya ahubwo icyo cyavugiweho ari cyo kibi amagambo ava mu kanwa ikiva mu kanwa nicyo cyahumanya umuntu ubu ushobora kukubwira ijambo hano rikagusenya ugahita unanyanga sinzanagaruke kuganira nawe iby'ijambo ry'Imana yego uri kunywa ariko ijambo rongeye tubwiye ngo aba bantu bameze nk'impumyi kandi nta mpumyi irandata indi ni ukuvuga ngo nimba nayobye ntabwo nakuyobora ngo bikunde ahubwo icyo dusabwa turasabwa kumenya abantu babaye impumyi abariho n'abatari impumyi abari tuzabimenya gute tuzabimenya binyuze mu isengesho kuko ikintu kiri gusenya abantu nta magambo ava mu mitima yabo kuko ntabwo navuga ijambo rivuye mu kanwa kanjye gutya ngo ritavuye mu mutima ngo rigusenye ahubwo ikiva mu mutima
ni nacyo gisesekara ku munwa. None se wavuga ibyo ukuye he bitavuye mu mutima wawe? Ibyo udatekereza mu mutima wawe wabivuga gute ku munwa utabitekereje? Uyu munsi rero wa none hari imbaraga ziri kugutekererezamo, ziri gutekerereza mu bantu, wowe ukavuga utazi ibyo utekereje, kuko si wowe. Umutima wawe abadayimoni bawukuyemo bashyiramo ibitekerezo byanduza. Reka abantu genje kubaha message yo kugira ngo abakikanyakanya barwanye izi mbaraga, ariko byarangije no kurenga inkombe. Byarangije kurenga inkombe? Byarangije kurenga inkombe. Ariko uza abakozi b'Imana bangirikiye muri uru rugendo. None se mbabarira umbwire. Yego. Umuntu azajya gusezerana yasenze Imana, kandi koko tuzi neza ko abahanuzi bavugirwamo n'Imana. Umusore araje ati uriya muntu n'uwawe, Imana yaravuze kandi bisubiyemo n'uwawe, wamushaka ejo mugashwana, wamushaka ejo ati washakanye nda ntayo washakanye, ubwo se dusubiye inyuma gato bantu duherutse gukora ikiganiro, hari inkuru y'umukozi w'Imana wasezeranye n'umukobwa, ariko ngaza gusanga ngo afite ikibazo. None se kiriya kibazo kuki kitagaragaye mbere, kikagaragara abantu bamaze kubimenya bose? Cyari ikibazo kimaze gite? Ni umukozi w'Imana ngo niba asengera kwa Gitwaza yakundanye n'umukobwa, nyuma ngasanga bagiye kwipimisha ngo arwaye sida. Iriya sida uzi yuko ntayo arwaye? Iriya sida ntayo arwaye, kandi umukobwa yarabihamije ko yarabiswe arwaye. Reka ahubwo haje ibintu byo gutamba ibitambo. Nibyo mbwira ngo mubyitondere, musenge Imana. Kandi biri kuba mu bitwa ko basenga. Ibi bitambo mubyitondeho. Ndavuga ko nanjye bashatse kukinambamo. Nawe uravuga wowe senga, wa muhungu we, wa musore, wasenze Imana, wa mukobwa, ugasenga ukamenya uwo muntu ugiye gushaka, ugasenga ukareba ko gahararo k'urukundo icyo kazabyara, ugasenga ukamenya ubwo buhanuzi aho buri kuva, ko n'abadayimoni bahanura. Uyu munsi wa none n'abadayimoni barahanura. Ubu mu minsi mike ayo majwi bazajya yashya muri iki giti, ubona igiti kiri kuvuga nta muntu urimo, wumve umuntu ari kuvugira muri kiriya giti n'umureba umuburi. Ako niko agashya kagiye kuza. Uzajya uhagarara kuri kiriya giti cyangwa wicaye hano, wumve umuntu araguhamagaye, ujye kumureba y'umubure, kandi wumve umuntu ari kuvuga, ari igiti kiri kuvuga. Urumva tekinike rero Satani afite ntabwo yoroshye, ariko n'abasenga nabo basengana umwete. Yego. Kuko ibyo turya ntabwo ari byo biduhumanya, ahubwo duhumanwa n'ibyavuye mu kanwa k'abantu. Oya mbwira umukobwa wasenze Imana yaramaze gukaranika, afite 35 yiwe, abonye umugabo kandi yarasenze pe. Abahanuzi baraza ati niwe, abakecuru baraza ati niwe, abagabo ati niwe, abashumba ati niwe, arangije agiye kugira gute? Agiye ku mugabo, umwaka mwakoze divorce, urabira azongera kugira imbaraga zo gusenga, azongera gukunda abahanuzi. Abahanuzi rero nakiriye umuntu ufite, nakiriye umuntu watanze ubwo buhamya, yashatse n'uyu munsi aracyabihagararaho, ati njye nashatse Imana yavuze
kuko abantu bose bashoboka baraje bamuhanurira ko uwo mugabo bagiye kubana ari wewe kandi bataranamenyana ariko bamaranye imyaka ngira ngo 3 kuko batabyaraga ubu baratandukanye. Imyaka 3 rero ntabwo nyemera. Noneho n'umugabo yarasezeranye n'undi mugore ahubwo ku buryo umugabo baje no kubimufungira kuko yasezeranye n'abagore babiri. N'ubuyobe nyine n'ubuyobe niyamyuka niyamyuka ubundi se umuntu ashaka abagore 3 gute umuntu ashaka 2 ukajya gushaka umwe n'undi agihara atarapfa kubera iki? Ariko nk'abasilamu bemerewe gushaka 3 4 n'ubuyobe ubu se barabatungisha iki ko nabamurya kariho babuze ibyo bapeza ubu bazajya urubuze dukuvuga ko umwuka wa Kisilamu se ugiye gukwira no mu bakristo no mu barokore bose bakajya bashaka abagore 3 babane. Oya iyo myuka muyivemo ufite ubushobozi idini yawe bikwemerera gushaka abo bagore wabashaka ariko biri kuba noneho cyane biri kwangiza umurimo w'Imana kuko biri kuba aho tuzi haba mwuka wera aho bita barokore. Ubundi umurokore ni umuntu warokowe ku byaha. Ijambo riratubwiye ngo dore ibihumanyo uko bimeze n'ubwicanyi n'ubusambanyi n'uguheheta n'ukubeshyerana. Urenze kuri iyo nyandiko ushatse umugore niwe wawe wa mbere murasezeranye. Ese nimba urwo rubyaro rubuze rukabura ukabunaniwe kwihangana mwarasezeranye Imana yarakubwiye kari uwawe ubundi na 20 none se Sara yabyaye amaze imyaka ingahe 50 yarakaranitse yaragiye mu zabukuru. Kuki abantu dore impamvu Imana iri kwihorera abantu bavanye umutima ku Mana barashaka ibintu byihuse vuba byihuse nyine bya viziyo 2020 biza byituye aho ngaho utasenze utakubye ivi. Uyu mukozi w'Imana twarasenganye yewe iyo mubonye nshima Imana ishimwe ntabwo muvuga izina ariko ndishimye kumubona. Iyo mubonye ndishima nubwo uyu munsi ibihe cyangwa igihe cyadutandukanyije ariko twigeze dusengana. Ababaye nanjye mbabaye duhanurirana ko Imana izatugirira neza. Ibi byuma twari tutaramenya naho biba. Uyu munsi wa none amajwi azaza mubwira ngo turiya mugore aho rwose ndabizi mubahanuye uwo mugore nanjye ndimo. Amajwi azaza mubwira ngo abarangire kambavuge bazaza bamuhanura ngo uriya mugore si uwawe aza aho yamukuye aza amasengesho yasenze aza ubutayu yasenze aza akarago yarayeho abizi neza azi imvura yamutsinze kanyarira azi inzara yamuriye arangize atisezerano. Abantu bari guta umuhamagaro w'Imana. Jewe ntabwo naje kwitangaza nta n'abafana nyeneye ariko ndifuza ko abantu babona abantu bahumuke. Jambo ryatubwiye ngo uri impumyi ntabwo wayobora indi mpumyi ngenzi yawe. Banza umuke umenye ikirere uri kurwana nacyo. Abadayimoni bafashe ikibuga bafashe ikirere barimo barakoroneza abana b'Imana. Evo ibi bintu mvuze ntange ntago nzi aho biri kuva ariko ubanza ubyitondere. Haleluya, amen. Ubanza ubyitondere neza ubyumve nawe bisubire mu byumve. Nta hantu nasobwe ibyo ndi kuvuga byose ni ukuri. Ibi bintu mu byitondere kandi noneho bishobora kuba bitarajya ku karubanda burundu bikiri mu rwihisho ariko bizagaragara
kuko mu mubwiriza 12:15 ngo igihishwe cyose cyaba ikibi cyangwa icyiza kizajya ku mugaragaro. Uwo muntu usenga wasenze Imana agahanurirwa, Imana ikamubwira ko umugore ari uwe, kwihangana akazabona urubyaro byamunanira. Yego nyine abantu basenge imyuka itazabafata. Ahubwo yamaze kubafata ntibarabimenya. Umuntu itafashe nubasha kwicara hano akabivuga, akicara hano kuri aka gatuti ahangaha ku karubanda akabivuga, niwe wabashije kuba yananirana muri iyo myuka, yabashe kuyitahurirwa. Ariko umuntu utarabivuga ntabwo arabimenya kandi bimurimo. Yego. Urakoze cyane kubw'iyo message rero. Reka ubwo nyine abantu bamenye gusenga, wavuze uti tube maso, mube maso kandi musenge. Nyine no gusenga kuko wamugani imyuka hasigari imyuka wamugana ubona idasobanutse neza. Oya, dusenga Imana kuko byarahanuwe ndibuka mu 2000. Bavuga ko imperuka igiye kuba. Bahanga imperuka izaba, tukagira ngo ni imperuka izaza igahita irimbura izinga ikibuye ngo kizaza ngo agihirike ku bantu. Ibyo turi kubona nicyo kibuye. Nicyo kibuye aho umugore yihakana umugabo akamubwira ati wowe rwose burya nakwibeshyeho bamvangiriweho. Nicyo kizakwereka ko atari Imana yari yavuze, kandi Imana ishobora no kuvuga ko bari kuyirwanya cyane. Ahubwo abahanuzi turi kuri iki kibuga mwitondera ubuhanuzi muzana mu bwitondere, kuko abahanuzi benshi bagiye gufungwa bababwiye ko hari amajwi ari kuvugira mu bantu kandi abayobye rwose pe. Icyo bita urutunariko. Urakoze cyane, reka ngushimire rero. Reka tugane ku musozo. Kwifuza kuvugisha nimero ya ndayipiningaho. Reka nanjye ntange cano yanjye bajye bareba izo ndirimbo, ufashwa anshyigikire. Yego. Cano yanjye yitwa Diane Official TV. Iyo cano iriho indirimbo 8. Uzabasha kuzikurikira akazikunda, imwe irakoze indi ni audio. Yego. Azampamagare anshyigikire dukora umurimo w'Imana. Icyo duharanira ni ubugingo buhora. Ntabwo nasoza tudasengeye abantu, kuko ibi bihe turimo nibyo gusenga. Yego, dusengera. Mana yacu, Mana nziza, witwa ndiho uri rubasha, ushoboye byose Mana, kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha, ndakwinginze uri mu gihugu cyo mu ijuru, iyo turi hano kuri aka gatuti tuba tuje gutangaza ibyawe ngo bimenyekane, kandi tuje kuvuga ubutumwa bwo guhindura abantu n'imitima yasenyutse ngo yubakike. Nongeye kubaka abantu basenywe n'ibihe mu izina rya Yesu. Hari abantu basenywe n'ibihe, hari abantu banze kumvira ijwi ryawe, hari abantu bari kuyobagurika, hari abantu bavangiriweho, hari abantu bashutswe n'imyuka, hari abantu batanzweho ibitambo. Uwite ndakwinginze uri mu gihugu cyo mu ijuru, hagurutse ingabo nini, uhagurukire kurwanirira ubwoko bwawe, uhagurukire kurwanira umurimo wawe, uhagurukire Mana kugira ifuhe ry'umurimo wawe. Mana ndakwinginze urengera abahanuzi, urengera abavuga butumwa, urengera abinginzi, urengera abashumba, urengera abaririmbyi, urengere buri muntu wese wakumenye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha. Ndakwinginze uri mu gihugu cyo mu ijuru, mbanje kwirukana imbaraga yose y'umwijima, mbanje gusenya ubwami bwose buri Antikristo mu izina rya Yesu. Reka Uwiteka Imana nyiringabo buri muntu wese
umushyireho ikimenyetso cy'uko wamumenye izina, kandi umushyireho ikimenyetso cy'uko ari umunyabugingo. Ndaguhamagaye Mana, reka bari kugwa ubabyutse, kandi ubahe ubwira ubw'ubu buyobe bwo muri iyi minsi y'imeruka turimo. Mu izina rya Yesu Kristo turatwika, turakongora, turafatamira imbaraga yose y'umwijima, turirukana imyuka y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Reka uhagurutse Mwuka Wera mu mitima y'abakubaha, reka uhagurutse Mwuka Wera mu mitima y'abaguye bongere babyuke, reka uhagurutse Mwuka Wera. Mana, buri muntu wese musabiye kuyoborwa na Mwuka Wera, kandi ndakwinginze Mana, Satani arimo arateza ubuhenebere n'uburwayi bukabije kugira ngo abantu barembe, kugira ngo abantu bagagare, arateza kanseri, arateza za diyabete n'ibindi. Ndasenze ngo ubu burwayi buturuka ku myuka mibi, ubu ibyoherano n'imitongerano ushiririze mu izina rya Yesu. Ngaho gira neza ubwoko bwawe, kandi uburengere buri muntu wese umushyireho ikimenyetso cy'uko yakumenye, kandi n'ukwemera atarakumenya umuhe kukumenya mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amena.